nitwa Barada, ikiganiro ni Barada Vibes. Hari ibiganiro bitandukanye nagiye nkora ku maradiyo atandukanye, nzagenda mbagezaho. Iki ngiki nacyo kiri muri ibyo biganiro, ngaho rero kikunezeze. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nibyo nabasomeye, nkaba naragerageje gukusanya ibintu 10 byerekana ko uri umuseribateri cyangwa se ubwo buseribateri bwawe ubumazemo igihe. Ibyo bimenyetso 10 rero byerekana ko umuntu abaye umuseribateri igihe kinini. Icyambere twavuga nuko wemera ko nta mukobwa wakwegera. Tuvuge ko mu buzima busanzwe duhura n'abantu benshi batandukanye, aho abahungu bahura n'abakobwa ndetse bakaganira bigatinda. Abahungu bo bagira ikintu cyo kumenyera vuba, aho ahita avugisha umukobwa byoroshye, ariko ku bakobwa ntibyoroshye. Bo icyo akora iyo wamunyuze aragusekera cyangwa akakureba cyane. Umusore wawe rero umaze igihe kinini mu buseribateri, icyo akora we ararakara. Ntabwo atekereza ko umukobwa yishimye, ahubwo we aba yibaza impamvu amureba. Yenda atekereza ko arimo areba uko yambaye, akavuga ati buriya wasanga arimo anseka ko nshaje, cyangwa se n'utundi tw'udukomplex aba yifitiye ubwe. Iki gihe rero uyu musore icyo akora usanga yabuze aho yifata cyangwa se aho areba. Ibi rero si byiza, kuko umukobwa akeneye umusore wihagararaho. Niba bimeze gutya rero, nyabuna wasanga ubuseribateri bukabije. Reba icyo wakora, kuko niba utinya umuntu utazi ukabura aho ureba cyangwa se uko wifata, bizagenda gute nubona uwo washimye wifuza kumuvugisha. Ikintu cya kabiri rero ngo kikwereka ko umaze igihe kinini mu buseribateri, ngo nuko ufite umuco wo gufungura. Burya kurya cyangwa gufungura wenyine birarushya, aho mu baseribateri benshi barya muri restaurant. Ahangaha rero muri iyi restaurant cyangwa se ku bakunda kurira mu restaurant murabizi, uragenda ukarya nta muntu kwitayeho, warangiza akaba nubwo uhuriramo n'umuntu muziranye ukicara mukaganira igihe kinini, cyangwa se andi masaha yawe ukayamara mu kabari. Iyo utagira umukozi ugutekera cyangwa ngo nawe witekere ku babizi, ni gute uzatumira umukobwa wakunze ngo aze basi amenye aho uba? Kuko iyo aje kugusurira mu rugo nta handi ucumbitse, igihe mutegereje yenda ko umukozi amara guhisha mugafungura, muganira ibintu bitandukanye byinshi. Ariko iyo umutumiye muri restaurant, yenda barimo abantu benshi basakuza, bigatuma udashobora kumubwira icyakuzanye. Iki rero kuba ufite imyaka runaka, ukaba umaze igihe kinini uri umuseribateri, ukarira muri restaurant, ibyo byose, cyangwa se uyu muco wo kurira muri restaurant cyane kandi wumva nawe umaze gukura, ni kimwe mu bikwereka ko umaze igihe mu buseribateri. Ni ukugerageza rero kubihindura. Ikintu cya gatatu rero nuko ngo iyo uganiye n'umukobwa uvuga ibidakwiye. Ibi nabyo byerekana ko kwera umaze igihe kinini mu buseribateri, aho utangira kuganira n'umukobwa bwa mbere ugatangira kumubwira uko ubayeho, cyane cyane uvuga ukuntu wibana, ukuntu irunguru kwica n'ibindi byinshi. Iki kintu nkunda kukigarukaho, aho mvuga nti niba uri umusore ugahura n'umukobwa, shaka ibintu byiza uvuga, aho kugira ngo uganire ibintu birambiranye, aho umukobwa atangira kureba mu kirere avuga ati ararangiza ryari ngo ngende. Icyo ni ikintu cya gatatu. Ikintu cya kane rero, ntiwiyitaho. Kuba nta nshuti ugira, ukaba noneho ukuze, aho usanga ufite imyaka 40 nta mugore wigeze, bituma utiyitaho, ukitwara uko wishakiye, ukambara uko ubonye. Niba ushaka ko bihinduka, tangira utsape, urimbe n'ibindi ku buryo noneho ugaragara neza. Ikintu cya gatanu, ushaka itungo ryo korora. Ahangaha rero yenda mu muco wa Kinyarwanda ntago dukunze kubibona, ariko noneho bikunze kugaragara aho umuntu wibanye igihe kinini, noneho ahitamo gushaka agasimba bibanira. Ushobora yenda kuba ukunda imbwa, ariko noneho birushaho iyo ukunze kubaho wenyine igihe kirekire, aho uba ushaka ko nutaha utisanga mu nzu yawe wenyine. Niba rero ufite aka kamenyetso hamwe n'udutundi twavuze ruguru, tabara, wasanga umaze igihe kinini mu buseribateri. Ikintu cya gatandatu rero, ngo ushaka inshuti ku buryo buhambaye.
aha bamwe murabizi cyangwa se mwarabyumvise cyangwa se nanone byaba byarigeze kubabaho, aho usanga umuntu yumva amaze igihe kinini ari celibateri cyangwa se yarabuze inshuti akavuga ati se noneho nzabigenza nte, agahitamo gushakisha uwo atazi, aho bamwe bagera kuri internet noneho bagahitamo gukoresha iryo koranabuhanga kugeza aho umukobwa yemereye. Bamwe babikora muri chat bagatanga umwirondoro wabo bavuga bati ndashaka umukobwa umeze utya cyangwa se ndashaka umuhungu umeze utya, kugira ngo yenda babone ko uwo muntu ataza atigeze acigera na rimwe yamwemerera akamukunda. Ahanini iyo uriya muntu yemeye burya ntago aba amukunze kuko amukunda, ahubwo akenshi aba amukunze ndakubera ibintu amubwira. Ikindi kintu cyagaragaye ahangaha nyine ku bashaka inshuti kuri internet nuko usanga akenshi ibyo umubwira ugerageza kumwereka kote nziza yawe, aho nawe ashiduka akava hasi. Kandi burya niyo avuye hasi nawe burya nawe ntago ariko aba yakubwiye ibintu byose. Niba rero ufite tumwe muri utu tumenyetso turimo tugaragara ahangaha, gerageza wegere bagenzi bawe bakugira inama, kuko wasanga hari ikintu uri muca iruhande mu buzima. Nitwa Barada, iki kiganiro ni Barada Vibes. Hari ingero rero zitandukanye muza kumva ugasanga izo ngero nazitanze mu myaka 10 ishize, nazitanze mu myaka 5 ishize, ariko n'uyu munsi ugasanga icyo kiganiro cyangwa se ibyo turimo tuvugaho bifite agaciro uyu munsi. Reka dukomeze mbabwira ikintu cya karindwi. Ikintu cya karindwi rero ngo inshuti z'abakobwa ufite wifuza ko zakubera abakopini, nuko wishyiramo ko abakobwa bandi batakwitaho, noneho ugahitamo kwikundira abo mukunze guhura, aho usanga yenda umukobwa mwigana muturanye cyangwa se mukorana, noneho ukumva ari we wakwikundira ngo muzabane, kuko bizagutwara igihe gutangira kumenyana n'uwundi. Noneho rero ukavuga uti kuko rero duhorana n'uyu nguyu reka nze mwibwirire ntago azandushya, ugatangira kubakunda nk'abakopine aho kubafata nk'inshuti zisanzwe. Ikindi nakubwira wowe muntu bimeze gutya nuko buriya nuriya mukobwa ntago we impamvu akuvugisha neza, impamvu akwibonamo ari iyindi, nuko mumenyeranye. Wabona kuvugisha neza ukavuga uti buriya wasanga nanjye nkunda, hoya nuko mumenyeranye. Rero reka kumukunda nk'umukopine, umukunde nk'inshuti isanzwe, kandi ugerageze nyine umenye hirya no hino uko bimeze, ugerageze utereta ahandi urebe ukuntu bizagenda. Ibimenyetso cyangwa se ibintu 10 byakwereka ko kanaka ari umusiribateri cyangwa se umaze igihe kinini mu busiribateri, aho tugeze ku kintu cya 8. Ahangaha wikundira ibindi. Ngo rero umuntu umaze igihe kinini mu busiribateri yikundira ibindi bintu. Ahangaha urugero rukunze kugaragara naho umuntu usanga yibera mu kabari, ugasanga utubari nka 20 twose baramuzi, bazi ko ari umukiriya utajya ubatenguha. Ahangaha urundi rugero rundi rwagaragara yenda ni umupira cyangwa se ibindi bintu birangaza. Muri make hari ibindi bintu uhugiramo ngo utibuka kuri wenyine. Ibi bishobora no kugira ingaruka mu gihe ugize imana ukabona inshuti gukunda cyangwa se wishimiye, kuko utazabona umwanya kubera wa muco cyangwa se ya habitude wamaze gufata yo guhora wirukanka muri ibyo bintu bikurangaza. Reka dukomeze n'ikimenyetso cya 9. Ikimenyetso cya 9 rero wumva inama za mama wawe. Ni byiza kwaka mama wawe inama mu bintu bikugoye, ariko nanone aha si byiza kandi si byoroshye, kuko mama wawe atazi ukunda uko ameze. Cyetse niba ushaka ko mama wawe azagenda akagukundira ndetse akagushimira, noneho ubundi akakuzanira umugeni nawe ugashyira mu mago. Ahubwo wowe icyo wakora nuko niba hari umuntu washimye, yenda ari abakobwa babiri washimye, ukaba wabuze uko uhitamo, waza ukabereka mama wawe maze akagushimira. Nubwo tuzi ko bitoroshye ko abamama akenshi badapfa gushima uwo umusore wabo yakunze. Ikintu cya 10 rero wibuka ibihe byashize. Hari ubwo utekereza uwo wigeze gukunda cyangwa se wigeze nawe agukunda, noneho kubera kuburi wenyine, kubera ko umaze igihe kinini mu busiribateri ukamwibuka. Wamwibuka rero ukabigenza uti, aho iterambere riziye rero uravuga uti reka nze muhamagare. Ahanga ushakisha telefone ye kugeza igihe uyibonye, cyangwa se ukareba email ye cyangwa se adresse yo kuri internet, noneho ugahita umwandikira ubutumwa cyangwa se ukamuhamagara. Akenshi rero iyo umuhamagaye hari ubwo usanga kikwibuka akakwakira nk'umuntu yigeze kumenya, cyangwa se akaba nubwo noneho kubwira ati sinkikwibuke se waburinde. Ahanga rero bishobora kukurakaza, ugatangira ukamubaza niba
yarakwirengagije. Ntabwo yakwirengagije kuko nawe impamvu wibutse nimero ye nta yindi nuko wumva guri wenyine ukavuga utereka yenda nonye nkamuhamagara nkagira icyo mwibwirira wasanga yemeye. Niba rero bigenze gutya musuhuze umubwire ko wagira ngo umusuhuze umwifuriza umunsi mwiza, ubundi wowe ugume wenyine nyine nkuko umaze kubimenyera, ahubwo ugerageze ku yindi kote ushake undi ugukeneye, ushake indi nshuti yindi. Rero niba warahisemo ko umusiribateri cyangwa se hari imyaka wihaye, nta kibazo wowe, nta kibazo ufitanye nawe, ariko noneho kuri wowe ubona bikugwirira ukabona utumenyetso 10 twose uradufite, ni ukuvuga ngo niba ubona hari ibintu 7 cyangwa 8 ufite muri ibi ngibi, wisubireho urebe uko wahinduka maze ushaka inshuti, kandi nanone inama z'inshuti zawe zubatse cyangwa se zifite inshuti cyangwa se zigukuriye nazo zirakenewe. Nubwo iki kiganiro umaze kumva kimaze imyaka myinshi giciyeho, ariko n'uyu munsi kiracyafite agaciro. Hari aho usanga mvuga ingero z'icyo gihe kuko zari zigezwe icyo gihe, uyu munsi ugasanga izo ngero ziracyariho cyangwa zabaye updated hagezweho iby'uyu munsi, ariko iby'igitekerezo cyangwa se ibyo twavugagamo bigifite akamaro. Wibuke kuduha ibitekerezo bitandukanye aho ushoboye, haba kuri Facebook, haba kuri email cyangwa se haba no kuri WhatsApp yacu.